Imana inyereka ingo nyinshi ziri kwaka divorce. Imana irambwira ngo kwishimira. Imana irambwira ngo mwibuke ibyo yabakoreye. Ko wasengaga ngo nta kazi ufite. Bonye impfu nyinshi cyane. Ngiye kubona mbona amaserekeye menshi. Hari abantu bari gutungurwa no kuba mu mazu meza. Mbona hari abantu bari gutungurwa no gutunga amamodokari. Kandi nabonye abantu bari kunyagwa. Nongeye kubisubiramo n'ubwashije narabibabwiye. Urwaza rugakubita umunyabwenge hasi. Urupfu ruza rugakubita umuntu ufite amafaranga hasi. Abagenzi bajya mu ijuru, abakunda Imana mwese aho muri hose, tutarebye ngo abapandekote, abadivaniste, abagatolike, ahubwo abemera Imana aho muri mwese, idini cyangwa itorero mubarizwamo, turabashuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe, umugisha w'Imana ube kuri mwe. Abambona bwa mbere, amazina ni Munyarubuga Vedaste, ndi umugabo ushima Imana, ndi umugabo ukunda Imana ndetse n'abantu bayo, kandi ndi umugenzi ujya mu ijuru, ndi mwene so. Ukimara kumbona ntunyikemange ati niba abateka mutwe bashaka views, oya, ahubwo ndi umwe mu bantu b'Imana kandi bashaka kubona igihugu cyiza cy'ijuru twasezeranyijwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Mbere yo kugira ngo tubatangarize icyo Imana yaduhaye, turabanza dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye Mana yera, turi hano muri ubu butayu aho twari twihereranye nawe dusenga. Nukuri tugushimiye ko utwemereye gutambutsa iyi message. Reka umwuka wera bane natwe, atuyobore muri byose, kandi ibyo ushaka ko bigera ku bantu bawe bibagereho tutabigabanyije cyangwa ngo tubyongere. Naba ari twe ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icubahiro. Urakoze Mana, bana natwe muri uyu mwanya, kandi abazakurikira ubu butumwa bose bazagira umugisha utangwa nawe. Niko tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Turihuta dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, turaza gusoma Yohana igice cyaho ni cya 3, murongo wa 16, amagambo abantu benshi muzi. Handitswe ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, amen. Iri ni ijambo n'umunyagice usanga arizi, n'umuntu uri kwigira umubatizo. Iri jambo usanga arizi. Ubwo rero ngize ngo iri jambo turiganireho mu mwanya dufite, kandi turabaha na message Imana yaduhaye kugira ngo tuyibagezeho. Mu by'ukuri ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nukuvuga ngo rero ndashaka kugira ngo nibura abantu tumenye urukundo rw'Imana. Hari igihe tubonera Imana mu bugome, Imana tukayibonera ahantu tutari dukwiriye kugira ute kuyibonera. Ugasenga kubera yuko ufite ikibazo, cya kibazo cyatinda gusubizwa, ukabona yuko Imana ari umugome. Ugasengera icyifuzo cyo kubona urubyaro, ukabona umaze imyaka 10 utarabona umwana, ukabona yuko Imana ikwanga. Ndashaka kugira ngo buri wese nibura akurure urukundo rw'Imana, kandi akurure neza iby'Imana yakoze, kugira ngo nibura abone yuko Imana mu kigeragezo arimo, abone yuko burya urukundo rw'Imana rumuriho. Amen. Imana ishimwe cyane. Burya ni ukuvuga ngo hariho igihe tujya imbere y'Imana, ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo yaje mube abe nibamwemera,
ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ese ku babyeyi bafite abana, iyo umwana ari mu rugo rw'ababyeyi, ari rwa rugo rutari nk'ingo zo muri iyi minsi usanga zitarimwe amahoro, usanga ari ibibazo gusa, umwana usanga ari kuvuga ngo yaba mama yarapfuye, yaba papa yarapfuye, ugasanga umubyeyi aravuga ngo yaba iki cyana cyari gipfuye. Muri iyi minsi niko bimeze kuba mu ngo nyinshi, ariko turavuga urugo rwiza rw'abakristo nk'abagenzi bajya mu ijuru. Umwana mu rugo hariho igihe yitegereza ababyeyi be akumva hari icyo yifuje, akavuga ngo papa nifuza yuko wazanjyana ku Gisenyi nkareba uko hameze. Umubyeyi rero hariho igihe yumva abihaye agaciro kubwo gukunda umwana we. Umwana hariho igihe yitegereza umubyeyi, naho wenda baba barimo bagenda mu muhanda akavuga ati mama wanguriye bombo. Umubyeyi akavuga ati ariko umwana wanjye niba asabye bombo nkaba afite amafaranga yo kuyigura, reka nyimugurire. Nukuvuga ngo rero hariho n'igihe twebwe dusaba ibintu kuko Imana iturebera aho tutareba, tugahora turi gusaba, ariko mu by'ukuri kuba Imana itinze kubiduha cyangwa se kuba ntabyo tubonye tukumva yuko Imana itwanga, ariko ntabwo ariko bimeze. Tukumva yuko Imana itwirengagije, ntabwo ariko bimeze. Kuko icyambere, niba ushaka kureba urukundo rw'Imana, haleluya, ukaba ushaka kureba urukundo rw'Imana, reka guhora utumbiriye cyane ibyo urimo gusaba, ahubwo urebe naho uhagaze uyu munsi. Uvuga utariko ahangaha amagaze nta gihe kigeze kibaho nkaboneka imbere y'Imana ndi gusenga ngo Mana ungiriye gutya, waba ungiriye neza. Kubera yuko icyambere namaze kubona muri ubu buzima, ufite igare yifuza moto, ufite moto akifuza imodoka, ufite imodoka yifuza indege. Nukuvuga ngo muri ubwo buzima nuko nguko bimeze. Uwabonye ibirayi byo kurya aravuga ati ariko yaba nari mfite ubushobozi bwo kubona amavuta menshi nagatetse ifiriti, ariko nyamara ari uwariye ifiriti n'uriye ibirayi bose barariye. Nukuvuga ngo rero dukwiriye kureba ese mu by'ukuri nubwo turimo tuvuga ngo twarasenze ntitwasubizwa, ariko ntabyo dufite uyu munsi twasengeye, nyamara Imana ikaba yarabiduhaye. Icyambere uri gusenga ngo abana bawe bige mu bigo bihenze, urimo urashaka amafaranga yo kurihira abana bawe, ariko ntagiye wigeze usenga ukavuga ngo Mana umaye umwana nanjye nkabona nitwa mama Davide, nkabona nitwa mama Epi, nkabona nitwa mama Eric, nkabona nitwa mama Elisa, nanjye nazagushima. Imana irabyumva, irangije irabikora. Ariko uyu munsi kuba uri gusenga ngo Imana iguhe ubushobozi bw'uko abana bawe biga, ariko ukabona wenda ubushobozi burugutinda kuboneka, kuba uri gusenga ngo Imana iguhe amafaranga nawe ucuruze ukabona igishoro kiri gutinda kuboneka, kuba uri gusaba ngo Imana iguhe akazi ukabona n'ubundi birimo biratinda, menya yuko no kuba warize wigeze usenga ukavuga ngo Mana nungirira neza nkiga nzagushima, menya yuko naho wicaye mu bisubizo by'Imana. Kuba uri muri icyo gihugu wigeze usenga uravuga ngo Mana mbonye unkuye muri ubu butayu magazemo hano muri iki gihugu cy'u Rwanda ukangeza hariya nifuza kugira, ntazagushima. Imana yarabikoze, iguha pasiporo, urira indege uragenda, ubona n'akazi, ariko hari ibyo ukenye uyu munsi. Ariko menya yuko udakwiriye gutumbira ku byo ukeneye cyane, ahubwo ukeneye no kumenya neza yuko hari ibyo Imana yakoze. Imana iherutse kuvuga, ibwira abantu barimo basenga, irababwira ngo ntabwo mbuze abansaba, ahubwo mbuze abashima. Ntabwo mbuze abantu basaba, ahubwo mbuze abashima. Murumva ako kabazo cyangwa se murumva icyo kibazo? Imana ngo ntabwo ibuza abayisaba, ahubwo ibuza abantu bayishima. Umuntu araba ari kunyonga igare, yabona ibyuya byamurenze, ari kuvuga ati ariko Mana we rwose ungiriye ubuntu ukama rwose
nanjye moteri nkabona nicaye kuri moteri nari kunyonganyonga, mana ntazagushima. Ikabimukubise moto ikamukubita na perimi, imvura yamunyagira rimwe agatangira kufata, ariko mana ubu buzima nabwo buragoye, mana ungiriye neza ukama imodoka rwose, wa mana we wabungiriye neza. Nuko ariko wagakwiye no gushima Imana. Kandi ikindi tudakwiriye kwirengagiza nk'abagenzi bajya mu ijuru, nta mahoro yuzuye twabonera hano muri iyi si, kwa data gusa, aho niho wasendereye amahoro. Uzabyara umwana wasenze ngo mana n'umu mwana nzagushima, umwana Imana izamuguha namara gukura, uzamutuma kuvoma kubwire ngo ntabwo njyayo. Numubwira atari ku wa mwana we koko urasuzugura, koko bigeze ahangaha, n'ukuntu narushye ndi kukurera, n'ukuntu byangoye kugira ngo ugeraho, akubwire ati ntuzongere kumbyara. Ibyo ntabwo bizabura muri ubu buzima, nta buzima uzabamo n'ubundi bw'amahoro 100%. Iteka ryose hazaza ikibazo kizatuma usenga Imana. Rimwe na rimwe abantu bahura n'ibibazo bagashaka kwiyambura ubuzima bwabo. Ndagira ngo nkubwire ngo ubu hagarariye aho ngaho, aho ujya naho ntabwo ubizi neza, kuko aho ujya wiyahuye ni habi cyane kuruta icyo kibazo uhanganye nacyo. Imana yasanze inyereka ibibazo byinshi cyane mu ngo. Imana inyereka ingo nyinshi ziri kwaka divorce. Imana irambwira ngo hano imbere turi kujya divorce zigiye kuba nyinshi cyane, ari abagiye gusezera n'abantu bari gusenga ngo mana, abakobwa bagasenga bati mana waduhaye ingo, abasore bati mana waduhaye abakobwa tukagira ingo, ugasanga barimo barasenga bati mana watugire neza ukatwubakira. Ariko musenga cyane nibura Imana izabaha ingo z'umugisha, kuko nabonye divorce zibaye nyinshi hano imbere. Kandi ikindi mureke mbabwire, nagiye kubona mbona abasirikari barimo bagenda, ngiye kubona mbona abasirikare bari bafite intwaro zabo, ngiye kubona mbona bageze ahantu baricaye, ngiye kubona mbona babaye nk'abaryama, ngiye kubona mbona barasinziye, ngiye kubona mbona haje abantu bari babacunze, ngiye kubona mbona za ntwaro bari bafite barazijyana. Imana irambwira ngo mbwire abantu bitwa yuko ari abakozi b'Imana, abantu bitwa yuko ari abakozi b'Imana, Imana ikaba yaraguhamagariye kuvuga ubutumwa. Intwaro ukwiriye kurwanisha muri iryo vuga butumwa urayifite. Hari intwaro ukeneye kugira ngo ivuga butumwa ryawe rikorwe neza. Nukuvuga ngo ukeneye intwaro yo gusenga. Satani ntabwo yifuza ko ubutumwa butambuka, ntabwo Satani yifuza yuko twaboneka imbere y'Imana dusenga, ariko byanga bikunda tugomba gukora umurimo w'Imana, kuko Imana yaduhamagaye tugiriye icyizere. Imana yaduhamagariye irashaka yuko tukibyaza umusaruro, izina ry'Uwiteka Imana rigahabwa icyubahiro ku bwacu. Ariko Imana irambwira ngo mbabwire ngo mbese nukubera iki mwarangaye umwanzi akabanyaga intwaro zanyu. Umusirikari iyo bamaze kumunyaga intwaro, nukuvuga ngo bujya nubwo ari umusirikari n'umusivile yagukubita, nukuri n'umusivile yagukubita, kuko buriya hari abantu baba bafite imbaraga, baba bafite tekinike, hari abantu babibitseho imbaraga rwose ku buryo neza ashobora kugukubita rwose, kandi nukuri pe akakugenza uko ashaka nubwo uri umusirikare. Agaciro k'umusirikare ni iriya mbunda aba afite. None Imana yambwiye ngo mbabaze ngo kubera iki mutabaye maso intwaro zanyu zikanyagwa. Icyo ni kimwe. Ikindi Imana yambwiye ngo mbwire abantu bahora imbere y'Imana bari gusenga ngo mana nukuri dukeneye ibi, bamenye yuko hari n'ibyo Imana yakoze bakwiriye kwishimira. Imana irambwira ngo mwibuke ibyo yabakoreye, ko wasengaga ngo nta kazi ufite, uyu munsi ukaba ufite akazi, ahubwo ukaba uri kureba ukabona umushahara ari mutoya, ariko washimiye Imana n'uwo mushahara yaguhaye mutoya, ubundi ukabona ukayisaba ngo mana nukuri unyongerere. Hariho n'abantu bigize abanyabwenge. Merutse kubona umupasiteri umwe w'umusaza arimo avuga ngo amazu ngo nubundi ngo abapagani bayabamo, ngo n'abakristo bakayabamo, ngo ibyo ntabwo ari byo gusaba,
ngo kurira indege ukajya ngo gutura muri Amerika, ngo ibyo n'abapagani barabigira, ngo ibyo ntabwo ari byo gusaba, ngo kuba ngo umuntu yatunga imodoka ngo n'umupagani arayitunga, ngo ibyo ntabwo ari ibintu byo gusaba, ngo ahubwo ibyo dukwiriye gusaba ngo ni ubugingo buhora. Aho ngaho ndavana ntabwo nemeranya nawe, kuko ikintu cya mbere icyakora abamwemeye bose bakizera izina ry'abahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. None njyewe nzaba naburaye mbure kujya imbere ya data ngo musabe ngo data nkeneye ibyo kurya, noneho njyewe nzapfa n'amaganya ngo ariko Mana ubu buzima washyizemo n'ubundi Mana ubu koko iherezo ry'ubu buzima ni iri? Oya, birakwiriye kugira ngo n'ubundi icyo ukeneye cyose ugisaba Imana, ariko kandi wibuka no gushima Imana. Haleluya, wibuka no gushima Imana. Niba hari icyo Imana igukoreye ujye wibuka no kuyishimira, Imana itugirire neza cyane. Kandi ikindi Imana yambwiye ngo mbwire abantu ngo bere kwirara. Niba mu by'ukuri hari akazi ufite, Imana yambwiye ngo shimira Imana akazi yaguhaye, ariko kandi unagasengere, usenga Imana uyibwire ngo Mana aka kazi ndagashinganishije, ndetse urebe nibura n'abantu wagirira neza, kuko ijambo ry'Imana riratubwira mu gitabo mu rwandiko rw'Abefeso ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Niba Imana yarakuremeye imirimo myiza, urasabwa no gufata ibyiza Imana yagukoreye, akazi Imana yaguhaye, ukavuga ngo uko biri kose Mana hari abantu ngiriye neza, Mwami aba bantu mbagiriye neza, kandi ineza mbagiriye ndimo ndashinganisha akazi kandi ndimo ndakubwira ngo Mana nubishaka uzanyongerere n'umushahara. Ariko mu by'ukuri abantu turi abanyabugugu, abantu twabaye abo kububura, n'ubifite ntabyemera. Urasanga abantu mbese bavuga bati rwose turi abakene n'abakire baraganya, nuko nguko, ariko ntawuboneka wo gushima Imana ngo bavuge ngo Mana ndagushimira ntacyo utakoze. Abo ntabwo bajya baboneka, ariko tukirirwa imbere y'Imana ngo Mana. Oya, Imana irashaka yuko mu byo yaduhaye natwe twafumba turi igipfusi tugatanga, kandi twarangiza tugashimira Imana tunayisaba, ariko twabanje no kuyishimira. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Nabonye ikindi Imana yaje kunyereka, ndimo senga, maze iminsi ndi mu bihe byo gusenga, nabonye impfu nyinshi cyane, ngiye kubona mbona amaserekeye menshi. Ndibaza ngo Mana biriya bintu ndimo mbona ni ibiki? Imana irambwira ngo bwira abantu bezwe, ubwira abantu bamenye gutegura iby'urugendo rwabo, ngo kuko hano imbere hari ngo Kristo cyangwa se Imana irashaka gucyura umugeni. Nabonye hari abantu b'Imana bataha, none ngiye kumva numva ijwi riraje ngo ikibabaje nuko bamwe bakoreraga Imana ngo bakaba batashye batejejwe. Imana irambwira ngo ubwire umuntu wese witwa yuko yamenye Imana abe uwejejwe, kandi igihe cyose ahore yezwa, ahore imbere y'Imana avuga ngo uyu mwanya urupfuruje, ndahamya neza yuko n'ubundi herezo ryanjye ryaba ryiza. Imana irambwira ngo mbabwire ngo hano imbere hari urupfu rugiye kujya ruza rutunguye kandi rutwara abantu. Nabonaga hari imanuka mu mihanda itandukanye, ariko numva ngo nubwo izo manuka bimeze bityo, numva ijwi rimbwira ngo ni ngombwa ngo bibeho, kuko biri mu mugambi w'Imana. Ngo Imana irashaka gucyura umugeni, irashaka no kugira abantu yigisha, kugira ngo nibura nibabona yuko abantu bari gupfa gitungura, bamwe bihane babonye impfu za gitungura ziri kugenda ziza. Imana irambwira ngo kandi mbwire abantu bitwa yuko ari abakozi ba leta, abantu bitwa yuko ari abakozi ba leta, Imana irambwira ngo kuba uri umukozi wa leta, ngo ukwiriye kumva neza yuko hejuru yawe hari Imana. Imana irambwira ngo bwira abakozi ba leta barimo kubaha Imana, ubabwire ngo Imana irashaka kubakura mu buzima ibashyira mu bundi. Imana irashaka kubahindurira amateka y'ubuzima barimo none, irashaka kubashyira mu yindi ntera. Imana irambwira ngo ubwire abantu bakora mu makampani ariko bakaba bubaha Imana. Niho Imana yampereye ijambo riri muri Yesaya, ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi w'Imana, umuhanuzi mukuru witwa Yesaya, igice cya 23 mu murongo waho wa
n'umunani. Iri jambo Yesaya 23:18 handitswe ijambo riri kuvuga ngo ubutunzi n'ubucuruzi bwaho buzerezwa Uwiteka, ntibizabikwa kandi ntibizashyirwa ukwabyo, kuko ubutunzi bwaho buzahabwa abahora imbere y'Uwiteka kugira ngo barye bahage, babone n'imyambaro ikomeye. Imana ishimwe cyane. Muri iyi myambaro ikomeye harimo kubona akazi kaguhesha umushahara, ukarihira abana bawe bakiga neza, kandi ugasagura n'andi mafaranga iruhande atuma ukomeza kuzamuka mu ntera. Imana irambwira ngo umuntu wubaha Imana kandi mu by'ukuri akayishimira naho iyamushyize, ngo Imana iri kumutekerezaho. Nabonye Imana iri gutanga ibihembo. Abantu tuzi yuko leta, iyo ukoreye leta buri kwezi iraguhemba, wakorera kampani niba ari iminsi 15 ugahembwa, niba ari ukwezi ugahembwa, nuko gutyo. Ariko nabonye hari abantu bari gutungurwa no kuba mu mazu meza, mbona hari abantu bari gutungurwa no gutunga amamodokari, ndetse ngiye kubona mbona hari abantu bari gutungurwa no kuba abacuruzi bakomeye. Numva ijwi rimbwira ngo Imana ije guhemba abantu bakiri mu isi bari kuyubaha neza, abantu bafite amasezerano, abantu bavuganye n'Imana. Hari icyo Imana ije gukora. Wowe uneza amatwi ukaba uri Malawi, nubwo umaze igihe kirekire warahebye urubyaro, uri mu Bwongereza wabuze urubyaro, uri mu Budage wabuze umwana, uri aho ngaho mu Buhinde wabuze umwana, ariko gusenga urasenga. Imana yambwiye ngo ije guhemba abantu bahora imbere yayo, bakihanganira amagambo babavuga, bakihanganira ibigeragezo bahura nabyo, bakihanganira amakuba yose banyuramo. Imana irambwira ngo ije kubahemba, kandi igihembo ibazaniye ngo ni impozamarira. Burya Imana rimwe na rimwe irakureka ukabanza ukarira, ariko cya gihuru kurira, burya Imana ibireba amarira yawe. Nyuma yo kurira hari uguhanagurwa amarira. Haleluya. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze ngo izaduhanagura amarira yose twaririye muri isi. Yesu aravuga ngo nubwo tubiba turira, niko ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi, ngo nubwo tubiba turira ngo tuzasarura twishima. Imana ishimwe cyane. Mwene data uneza amatwi, akazi kose waba ufite, waba ukora muri leta, Imana irashaka icyubahiro cyayo. Yarirahiriye ivuga ko icyubahiro cyayo itazagihundi. Kandi nabonye abantu bari kunyagwa, nongeye kubisubiramo n'ubwashije narabibabwiye. Nabonye abantu banyagwa, nabonye hari n'abaperezida bari kunyagwa ubwami, bari kunyagwa ubuperezida, bakanyagwa nubundi ibyubahiro bahawe. Imana irambwira ngo iratambagiye mu bihugu bitandukanye. Hari abaperezida igiye kunyaga kubera kurenganya, kubera nubundi kumva neza yuko hejuru yabo mbese nta wundi uhari. Imana irambwira ngo hejuru yabo bose mbamenyeshe yuko hari ukuboko kw'Imana, kandi mbabwire ngo nubu abantu bakontorora iyi si, ngo mbabwire yuko hari ukontorora byose. Uwo nguwo nta wundi ni Kristo wibereye mu gihugu cy'ijuru. Arakontorora abagabo, akareba ako kazi yaguhaye, uri kugenda umushahara ubonye ukawujyana gusambana, mu rugo umutekano ukabura, ngo amafaranga ukorera uyashyira hehe. Ibyo Imana irabyitegereza. Ugasanga umuntu arakora nta kinageraho, ugasanga mu rugo umutekano warabuze. Kubera iki? Umuntu uwo babana aribaza ngo ariko kombona ukora, ariko ugasanga nubundi ibibazo by'amafaranga biraducanga. Nyamara amafaranga nta handi uyajyana mu buraya. Ibyo byose byateye Imana agahinda. Ariko Imana imereza ubu butumwa, nta kindi ishaka, irashaka yuko wihana. Umuntu wese wambaye uyu mubiri, umuntu wese wambaye inyama n'amaraso n'umubiri, uneza amatwi wese, ube warize ube utarize, ube ukomeye ube woroheje, ube uri mu Rwanda ube uri muri Amerika, ube uri mu Burundi ube uri i Burayi, shabugufi, icyubahiro ni icy'Imana. Nabonye urupfu ruza rugakubita umuzungu hasi, urupfu rwaza rugakubita umunyabwenge hasi, urupfu ruza rugakubita umuntu ufite amafaranga hasi. Nta nubwo avuga ngo reka nguhereze nibura amadolari aya naya nibura ubu ndetse n'imisinga. Ikintu gifite agaciro, mureke twezwe, nituva mu isi iherezo ryacu rizabe ryiza cyane. Muri iyi minsi narababwiye ngo
abantu bashidikanya ko ijuru ritabaho, abo bantu nabo baribeshya cyane. Hari abantu rwose na n'uyu munsi bumva yuko ijuru ritabaho, ariko ninde wabashutse? Hari abantu bumva yuko Imana itabaho, ninde wabashutse? Muri iyi minsi hari ikintu Imana yankoreye ndavugana, ariko burya uyu muntu ushidikanya ko Imana itabaho nawe yaribeshye. Kubera iki? Hari ikintu Imana iherutse kunsanga mu iyerekwa, irakinyereka neza ukuntu inyereka ibintu bitandukanye. Hashize iminsi 3 ngiye kubona mbona bya bintu ko Imana yabinyeretse, mbona ndabibonye neza uko yabinyeretse hatabuzeho n'ikintu na kimwe. Ndangije ndavuga nti burya Mana, ijuru wadusezeranyije uzariduha. Ibi bintu sinari nzi yuko bishoboka, ariko ngiye kubona mbona uko nabibonye muri iryo yerekwa, mbona niko mbibonye. Numva nkuyemo isomo rivuga ngo abantu bahakana ko Imana itabaho barabeshya cyane. Imana iriho kandi Imana idushakira ibyiza. Nukuri nimureke dusenge, Imana izatugirira neza. Nubwo meruka mbaho ubutumwa buri kuvuga ngo abantu tugerageza amahirwe, kubura kugerageza amahirwe yawe ubigendane no gusenga. Nukuvuga ngo bigendane no gusenga, kandi Imana irashaka kwiyubahisha. Ubutumwa nabahaye ntabwo Imana ijya yivuguruza, icyo yanditse yaracyanditse. Tugiye gusenga Imana, ariko mwene data, nubwo uri kugeragezwa, muri uko kugeragezwa wibuke ko hari ibyo Imana yakoze, wibuke no gusenga Imana. Kandi ijambo ryatubwiye ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana itaranze gutanga umwana wayo, ntabwo izabura kumuduhana n'amamodoka, ntizabura kumuduhana n'amazu meza, ntizabura kumuduhana n'amafaranga. Ibyo byose dukwiriye kubisaba, ariko yabiduha tugashima Imana. Reka dusenge Imana. Uri data wa twese, uri umurengezi mwiza, uri Imana igihome kidukingira. Ndagushimiye yuko uyu mwanya ubanye nanjye kubw'iyi message ntambukije. Reka igere ku bantu bawe, kandi Uwiteka buri wese yibuke gushima abonye ibyo wakoze. Umwuka wera nukuri akorere mu wagiye kumva ubu butumwa, kugira ngo umuntu wese wajyaga yumva yuko nta cyiza yabonye, ahubwo atekereze ko ari byiza wakoze kandi bikwiriye gushimirwa. Urakoze, ndagushimye. Ngaho ibyo ushima n'ibyo ukunda bikomeze kubaho nk'uko bibaho mu ijuru. Ngushimiye byose kandi nkuragije byose kubw'iyi message. Urukundo rwawe rukomeze rusabe imitima yacu, ni mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Ndabakunda. Shalom shalom.